Liliane ashaka abagabo 17 oya ni 16 oya wenda bizi nazo turaturanye 12 oya mama ni havuka ni 11 twariganye ni 10 oya turaturanye ni 9 kada twarasenganye ni 7 oya Liliane ashaka abagabo 6 ngenda muzi neza urabe ntabwo 6 ngenda muzi gutya mama yakubereye marene ndabizi ni 4 yehe ndabizi mama bane ahubwo ni 3 watu ni negrero ibyaga kizagira kunanira ariko Imana iguha imbaraga no kubishobora arwanya urugamba rwawe aguha icyerekezo cy'ubuzima aravuze ngo ntutinye ugafunguza umuryango wawe byakire mu izina rya Yesu buri muntu nazamura ibiganza bye vuga ngo Mana ndi imbere yawe Onetestabone vonosiabo uri umukozi Imana kandi ufite umuhamagaro w'ubudiyakoni mu rusengero umuhamagaro wicaranye ni ufunze ibintu byawe ukizwa wihisha Imana yavuze ngo shira agakiza kawe ku mugaragaro kandi uhagarare mu kuyikorera niko Imana ivuze uyu mugore ntabwo ari umunyabyaha uyu mugore ni umukiranutsi niko Imana imbwiye uyu mugore yanze gucura abagabo uyu mugore amaze gupfakara yaremeye abaho nabi uyu mugore Imana irambiye igiye kumuvuganira uyu mugore azajya muri Canada niho azasazira reka bose Yesu yabo zamurira haleluya ongera uzamure haleluya mbwira mugenzi wanjye Imana iraguhinduye ongera umubwire ngo Imana iraguhinduye aka kandi Imana igize gute iraguhinduye niko Uwiteka avuze niba testabone vonosiabo abantu batwite bahaguruke bagurutse mu mavuta yo guhanura ntabwo mubwirize Imana yacu ihabwe icyubahiro zamura haleluya Imana irahari cyangwa ntabwo Imana ihari Imana irakora cyangwa ntabwo Imana ikora Imana irashoboye cyangwa ntabwo Imana ishoboye reka tuyizamurire haleluya sari ibintu bitatu byihuse ku Mana yawe Imana ivuga Imana ikora Imana ikiza arobostano ayama bona saya eyama bona tano voreya sti emasesere ayayayayayaya oretisti bonesiamo evenera tano Imana iravuze ngira bikoze Imana iravuze ngira bishoboje Imana iravuze ngira bikiza Imana iravuze ngira bimanure Imana y'imbabazi Imana y'ubushobozi Imana y'icyubahiro Imana y'agaciro umva icyo umwuka bwiye ni nawe ntabwo wajya kure Imana irambwiye ngo wari kuzajya kubyara ukabyara ubusa niba uvugisha ukuri utambeshye iyo nda ni iya mbere iyo nda wari kuzabyara ubusa ariko harimo umwana w'umukobwa wasigaye mu mugongo kubera imbaraga z'abarozi umaze amezi 2 iyo nda yawe n'abaganga barayibuze muhagarare twumve Imana muhagarare twumve Imana ikore Imana irambwiye mu maze amezi 2 abaganga inda yawe barayibuze nibyo cyo ntabwo ari byo si ubwa mbere uteraniye waturutse mu nce zo mu Bugesera niko Imana ibyo gaturutse mu
est nécessaire eni watabale abanyahutu mu muryango wawe sitana bonotando eni watando Steve Rosayana ngo baruzana n'abicaye Steve Rosayana warurangiye ariko Imana yongera gushimisha ukorera Imana bundi bushya Steve ngo yibagirwa vuba vene tabana yasia sitamabo ufite umuntu w'umugabo ugenda n'inkoda kandi kugenda inyuma Steve eniwa ngo Imana ireba ngo nahishwa titabone yasia ngo ishaka no tuzayibona bereza amavuta si necessaire vone wato ni Steve uriya muvuga ngo tumumaze kubwiriza Imana yamwe ngikwimuye kutuye ija kuguhereza agaciro nabana kuri mu bantu batigana kandi ngo nta mwanya bawurimo uri mu bantu ariko kuvuna n'abatigana mu mwanya we nta urimo Imana yambwiye nizagukomereza mu gihugu cyo hanze ngo kandi izina ryawe rizamamara niko Uwiteka avuze Imana ikurinze Imana y'igitiko y'uruhande rumwe iravuzanyije n'umutabazi kuri wowe Imana ikoze ndabona kugira ngo ushyigikire umuryango wawe ngo ntuzawibagirwe nitistide necessaire eni wato niregere yaguhamagaye ukiri muto ariko ntiwabimenye iravuzanyije gukomeza amavuta yawe akira mwana we nabyare mu izina rya Yesu akira kubyara mu izina rya Yesu akira urubyaro mu izina rya Yesu ikiganza cy'Imana kigukorere dukomere Imana data wa twese amashyi akira urubyaro mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zigutwikira gukora kw'Imana kuba ku buzima bwawe akira impano y'ubuhanuzi n'iyerekwa akira ubushobozi bw'Imana mu biganza byawe kandi Uwiteka agukorere amavuta y'Imana yo kwishima nakubera iteka ryose mu izina rya Yesu wa mugore nagaruke hagara ku ruhande gutya umva icyo Uwiteka Imana abwiye umugabo wawe ngo twite ntabwo yemera ntabwo yemera kugira ngo arayemera ariko agufate neza ifite amezi 6 n'iminsi 10 ifite amezi 6 n'iminsi 10 Ramkis Yesu ahabwe cyubahiro Yesu ahabwe cyubahiro umva icyo umwuka mbwiye umva icyo umwuka avuze Imana irambwiye ngo kugira ngo igaragaze imbaraga zayo azabyambira mwana amezi 9 ataruzura kugira ngo imbaraga z'abantu zizamutegeka amezi 9 ziswate abantu bafite ubwoba bw'ubuzima abantu murahangayitse abantu murareba uburyo mukareba umunsi ibintu by'abacanze ariko Imana yamwe ngo babwire ngo ifite ubushobozi umva we nta bushobozi ufite ariko irambwiye ngo ifite iki ubushobozi enitasti enevo ahantu sengera nta kintu hakumariye wowe nta kintu hakumariye mbonye uhaguruka wajya kuvuga mbonye uhaguruka wajya kuvuga iyereka bakakwicaza Imana irambwiye ngo hunga udapfa netasta bone vonosia ari indwara igukijije letistide necessaire vone wana kandove anyone ufite akadeni gato Imana iravuze ngo umuntu agateye umugeri Imana iravuze ngo irakarangije Uwiteka yakuremeye icyubahiro nikavuze kandi naje kukubakira urugo ngo kandi rukomeye niko Uwiteka avuze zamura haleluya izina ry'Imana rihimbazwe zamura bakubwira Imana mumera amaboko umera icyubahiro unkoreho usindishirize umureho igisuzuguriro kuko uri Imana y'imbabazi ica haleluya haleluya nari nabaritse ihembe byo kwimika ariko umuntu yakunira kuri isindagira mu mwuka bicaye hariya nkasohoka nkajya hanze ihema kandi itsindagira amahembe yo kwimika rero narakiye mu rugo ukabona imitse barambabaje ndavuga ngo sinzongera kwimika bibaho ariko nabonye umuntu arizana aritsindagira niciye hano ndavuga se iri urizanye urijyana ko nabishoje kwimika arongera atsindagira ihembe nigira hariya mu ofisi kandi numvaga ndimo gufashwa kuko naje nje gusenga muzajya mukina
muze byarangiye nzajya ngera saa moya muzajya mutinda muze ibyabaye mu gitondo bisuke nta n'ibyo wamenya ariko umva kubwira icyo umwuka abwiye nata haguruka imana iramye gusenza igihe kirekire imana iramye guhanuye n'abahanuzi batandukanye imana iramye ngo wararambiwe icya mbere imana irakubohoye icya kabiri imana ije kukubakira icya gatatu imana iguhaye ibyangombwa niko Uwiteka avuze icya kane hari umuntu wagutereranye imana imugaruye mu biganza byawe mukamuhaye agaciro utigeze ugira iminsi yo gutegereza mbonye ahantu k'umugezi niho umuntu aguhagaritse ngo tegereza akanya gato ariko uhahagarara ikintu ukora imana irambwira ngo uhaye ubusitani bukugaburira utegererezamo ibyo ngibyo iguhaye ahantu utegerereza haguha amafaranga bivuga ngo ni akazi sibyo rata bivuga ngo ni amafaranga uhawe ahantu utegerereza uwo muntu agiye kugufaranga yubaka urugo aguhe viza ariko urimo gukora ibintu bijyanye inyungu akuvanye mu gihombo kandi nta umuhanuzi uzongera kukubwira ngo agucira uruzinga zarakubeshya imana ikubohoreye aha amaboko amaguru inda ndetse n'akanwa kuko imana yacu amashyi zamura haleluya umva icyo umwuka avuze uyu muntu ni umukozi w'imana sinkuzi njyewe sinkuzi njyewe ntabwo nkuzi simpanura ibyo nabwiwe no simpanura nawe imana igukisha umugongo ndetse kumva ikintu kigendagenda mu nda yo hasi ukumva urababara ntabwo uzongera kucyumva muri iri teraniro akukuza muri imana icyubahiro imana icyubahiro ni icyaha ongera uvuga ngo imana icyubahiro ni icyaha ongera uvuga ngo data icyubahiro ni icyaha ongera uvuga ngo mpamvu imana ikwiye guhimbazwa uri imana y'amashimwe uri imana yuzuye umuntu w'imbabazi urakoze urango urakoze uhagaze aho urafashe ntabwo ko wambaye ibitenge n'icyatsi haguruka inyuma y'uwo mugabo w'ubwanwa burebure umva icyo umwuka mbwiye ufite abadayimoni b'uburushyi baturuka kwa mama wawe uretse kumpa mikoro inzu ubamo ubanamo na mama wawe n'abana bawe babiri nyoko yarahukanye aba mu nzu yasigiwe n'iwabo nawe muyibanamo ndetse na murumuna wawe yarabyaye mwese mubanamo nibyo cyangwa ntabwo ari byo ariko ubundi mwakwicaye hasi tukumva imana ariko ubundi urasaba ujya he wakwicaye hasi imana ikadukorera ikatugirira neza rata umva icyo umwuka mbwiye rata icya mbere umuntu mwabyaranye umwana wa mbere niwe mugabo wawe nimara akanya gato izina rye riraza imana irambwiye ngo igiye kuguhera agaciro mu muryango we vanamo amoko wubakane n'uriya mugabo niho igitangaza cyawe kiri vanamo amoko wubakane n'uriya mugabo niho igitangaza cyawe kiri imana irambwiye ngo mwatamu icyatumye ndagushaka n'amoko akoma gato ukamwita interahamwe akoma gato ukamwita interahamwe ndakubeshyera se zamagambo y'ishiga kutugira uramutuka abagore batukana imana bababarije abagore batukana imana bababarije imana yarambwiye ngo igiye kubyibushya mu mwuka ngo no mu mubiri umugore n'umukobwa muri iri torero igiye gukora ibitangaza umugore n'umukobwa muri iri torero haleluya umva mubwire tugiye kurohora abagabo ahantu bakuwe tugiye gukura abagabo mu bukene tugiye kubakura ahantu abadayimoni babazirikiye tugiye kubavanayo tuvuga ngo turabakurayo mu izina rya yesu ubamubwira impamvu tubakurayo ntabwo bashoboye gusenga ubamubwira impamvu tubakurayo ntabwo bazi kwiyiriza ubusa ubamubwira impamvu tubakurayo barambirwa vuba kandi abagore burya n'abakobwa barizirika bwira mugenzi w'umukobwa n'umugore wizirika tugende izirika tugende izirike tugende izirike tujye mu ijuru izirike mu maso y'abatakwemera izirike mu maso y'abakuvuga izirike mu maso y'abarozi izirike mu maso y'abatakwemera izirike tugende zamura haleluya imana irakomeye
bakoze ngo bamunaga mu itanura, bamunaga mu rwobo, bamunaga mu rwobo. Bamaze kumunaga mu rwobo ngo barangije baragenda barataha bapfunikiraho urutare ngo ruriho ibimenyetso umwami ngo yari yakoze ngo rufatanyije ibimenyetso, ariko baribagirwa ngo bashyiraho iki urutare abarimo bahomeshaho, kandi urutare ninde? Ariko tuvuga ngo nibacambe. Imana yababariye ibyayo bikabacanga. Imana yababariye uriya mugore bikamucanga. Bimucange. Bigira bite? Imana yababariye mucanga bikamucanga. Kuranga umucange. Mubizina. Daniel ngo baragenda bamutanga urwobo biremera. Rega hari igihe byemera. Cyangwa kujugunya muri kiremera bakakuvuga bakubeshya bakagira n'ibihamya n'ibimenyetso, kandi ibintu bikemera bya ntuzongere utambuka iruhande rwanjye gutyo binyoganyonga ntunagaruke. Oye ntuzongere. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Abantu batiye amavuta mu buryo bukomeye. Yesu ahabwe icyubahiro. Ugiye kwitaba telefone y'umuntu utakubwiza ukuri, ugiye kwitaba telefone mudafite kandi niyo yayo hagiye kumanuka ibyawe rata mu gihe cyawe, sibyo se? Yesu ahabwe icyubahiro. Aleluya. Ngo bamunaga mu cyobo. Asubirite. Muvuge ngo amina. Muvuge ngo amina. Igihe cyacu cyageze rega. Igihe cyacu cyageze gute? Cyageze gute? Vuga ngo igihe cyanjye cyageze. Mu izina. Yesu aguha umugisha. Bamuta mu cyobo. Ariko ijambo mu gihe byacitse umwami mu kanwa. Yaramubwiye ngo Imana yawe. Erega kama kibenda. Ntabwo ari Imana yacu. Imana yawe ntabwo iteze kutagaciro. Ntabwo Imana yawe, Imana yawe. Imana yanjye njyewe. Vuga ngo Imana yanjye. Ari umwe iteze kutagaciro. Gusa ijambo umwami yamubwiye ngo Imana yawe. Bivuga ngo umwami niyo wambaye ubushobozi bigirwamana bye, kuko ntabwo yakubwiye ngo Imana zanjye, ahubwo yaramubwiye ngo Imana ije kwambura ubushobozi Imana z'abanyamahanga kuri wowe. Imana ije kwambura ubushobozi ibigirwamana byajya bigize iwanyu. Imana ije kwambura ubushobozi imbaraga ntibagukoreho. Ije kwihesha agaciro kuko ari Imana yawe. Ije gukora kuko ari Imana yawe. Ije gutabara kuko ari Imana yawe. Imana yazamuriye. Haleluya. Vuga ngo Imana yanjye. Uri fier, vuga ngo Imana yanjye. Itanga akazi. Igaburira abashaka ategekuye kuko nanjye bayivuga ukwanjye. Imana yanjye itanga aho kuba. Imana yanjye itanga urubyaro. Imana yanjye itanga icyerekezo. Imana yanjye itanga ubuzima. Imana yanjye irwana intambara. Imana yanjye ireba. Imana yanjye ikora. Imana yanjye isohoza amasezerano. Imana yanjye izahemba. Imana yanjye ishoboye. Imana yanjye itananirwa. Imana yanjye ishobora byose. Amina. Aramubwira ngo Imana yawe ukore ugira ute? Shawanyemerera ugakorera Imana, kandi ibyo biyemeza ko ari Imana yawe, kandi ibyo bitumiza mu byawe. Imana yawe ugira ute? Bimenyekana ikaba fiyeri mu byacu. Iyo tugira gute? Iyo tuyikorera iraza igahura. Ejo hari umuntu agiye gushyingurira umwana n'umukristo wanjye, ndangije kubera ko nari mbizi neza ko ari umukristo wanjye, ntari buhahuriye n'abahanuzi bo mu ishyamba, ntari buhahuriye n'abandi bantu ngo tumurwanire hejuru. Nagendaga ndi fiyeri. Yesu ahabwe icyubahiro. Navuga ngo umukobwa wanjye yagize ibyago, nkabivuga nta bwoba mfite. Noneho Imana yawe ikintu kiyemeza ko uyemera ko ari Imana yawe ni ukuyikorera. Imana ntabwo ari Imana ikora
iyo udakorera Imana nta mugabo ari kuzabona. Muri iyi minsi harangorwa umuntu ufite imodoka, harangorwa umukobwa ukuze ariko ufite inzu, harangorwa umukobwa ukuze ariko ufite iki? Afite tini namba. Yesu ahabwa icyubahiro. Maze mugeza mufite tini namba. Ibibanza ntabwo utanga umusoro udafite tini namba. Musoro w'inzu ufite tini namba. Nta nubwo uyizi, nta nubwo uyizi utari. Ariko wahamwemerera ugashimira Imana mu mujyi wa Kigali kwihamuhereye umugabo. Kuri banki nta kintu ugiraho, n'umuntu ugenda upfundikanya bw'ubuntu budafeke. Abandi barajya kubitsa mu makarito no muri bya bisanduku binini. Ariko Imana irakabyara. Aramubwira ngo Imana yawe ukorera, aramubwira ngo Imana yawe ukorera. Iyo umuntu akora Imana baragendana, iyo umuntu akora Imana barabana, iyo umuntu akora Imana barabarana, iyo umuntu akora Imana bararwamana. Aramubwira ngo Imana yawe ukorera ntabwo ari Imana y'amagambo, ntabwo ari Imana itagira hira, ni Imana ibana n'abakozi bayo. Zamura haleluya. umwami aramubwira ngo Imana yawe ukorera shawe ukorera
yarahindutse. Ukorera udafite itike, ukorera udafite imyenda, ukorera udafite aho kuba, arimo bakuvuga, ukorera batakwemera, ariko kwemera ugahatiriza ukagira gute. Tuzayikorera Imana nzira kuko ariyo yabanje kudukunda. Haleluya. Tuzayikorera Imana nziza kuko ariyo yabanje kudukunda. Haleluya. Aramubwira ngo Imana yawe ukora bivuga ngo genda mwirwarize we nayo. Bireza Mana duciye bugufi, Mana duciye bugufi, Mana duciye bugufi, Mana uzibirenge byawe, Mana duciye bugufi. Senga Imana, reka tubashakira za muri sengesho. Senga Imana, senga senga senga. Mana y'amasezerano, Mana y'Imana ishoboye kumusubiriza amahoro. Bishyira na Yesu Kristo, twe twageza muri, twe twageza gukorera, twageza gutabarira. Niyo mpamvu duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, dutabaza ibirenge byawe, dutabaza ineza yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, dore abakobwa baraciye bugufi, ababyeyi baciye bugufi, abasore baciye bugufi, abagabo baciye bugufi. Mu izina rya Yesu, biruka bizakuraniye, biruka bizatugoye, biruka n'ibidashoboka, biruka n'ibidashoboka. Ibishoboka mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu uriya mudamu wundi uteze agatambaro wari wahagurutse yakoga mubwira icyo umwuka mwiza. Imana irambwirije mu buzima bwawe gutegeka. Wari warakijijwe ariko uragwa, ufite ikibazo cy'indwara y'umugongo, wabyaye abana babiri ba mbere n'impanga, iyo nda ni iya kabiri ariko ugiye kugira abana batatu. Imana mbi kimbwiye irambwirije gukorera mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe ufite ucungiraho. Nubwo ugiye kubyara ariko nta kintu na kimwe ucungiraho. Mumbariza nambwiye ngo ufite iki? Uzabyara ryari? No uri muri aya masengesho kuwa kane uzabona igitangaza tuzatangira. Nuyasema uzabona igitangaza. Ariko imbere ya gato yamaze kubyara hari ugutaruka. Abizi ugiye kugenda uheranye n'umugabo wawe. Abagabo banyu barabanuka ye. Liliane wagapfa we ntabwo napfa. Wiri kubeshya ngo umushumba nyamara mbibi. Nyuma bakaza kunsaba imbabazi ngo ni nyine ngo gututse nijoro. Ariko buriya ngo byari byanyobeye, abo byayobeye baza aho Yesu ari. Byakuyobeye ndetse umumiranye gutya ngo acanye umutuku. Imana ibavane mu bukode. Inzu y'iwanjye n'ikodesha bishyiraga kuri 26. Kandi maze imyaka ingahe mvuye mu bukode, ariko kibagiye mu rugo turayivuga twese. Njya kumva ngo umutware cyari umunsi ni 26. Nibagira ngo bigende bite? Umuhanga we ngo twabaga turi bwishyure nyirinzi. Uranyumvira? Imaniza nakuramariya izavana ubunabani. Imana we Imaniza nakuramariya izavana
bagiye kureba basanga harimo bamaze konde basanzemo abantu bangahe ndimo navuga imbaraga z'uwakane nzazivuga ku cyumweru. Imbaraga z'uwakane atanga akazi, imbaraga z'uwakane akingura ahantu hafunze, imbaraga z'uwakane aza aho tuba, imbaraga z'uwakane afite icyerekezo, imbaraga z'uwakane akizasura, imbaraga z'uwakane atanga umuntu, imbaraga z'uwakane akiza indwara, imbaraga z'uwakane atanga urubyaro, imbaraga z'uwakane akora ubukwe, imbaraga z'uwakane atanga ibibazo, imbaraga z'uwakane abacuruzi neza, uzamurira haleluya. Imbaraga z'umuntu wa kane, uwa mbere mureke, uwa kabiri mureke, bara bose bataye agaciro. Niza imbaraga z'uwa kane rata. Imbere ategeka intare. Wa kane, twarahuye mu mbazi. Twarahuye abantu bose banyambaye bamvuze. Liliane ashaka abagabo 17. Oya ni 16. Oya wenda bizi nazo turaturanye ni 12. Oya mama ni havuka ni 11. Twariganye ni 10. Oya turaturanye ni 9. Kada twarasenganye ni 7. Oya Liliane ashaka abagabo 6 ngenda muzi neza. Urabe ntabwo ari 6 ni 5. Ngenda muzi gutya mama yakubereye marene ndabizi ni 4. Yehe ndabizi mama bane ahubwo ni 3. Umugabo Daniel waramwanze afite ubushobozi arakiza mana waragiza covid imbaraga z'ubukane atunga abantu muri covid bose akabahereka imbaraga z'ubukane. Oya ndamuzi namutahibuka namubiye na Filadone ni 3 wabamaje nkabakubwira umubare ko ntatinya kubivuga. Bavuga ibintu utazi ndabizi neza ndetse umugabo umwe yari marume ni 2 ari gusa gusigara ndakubwira imbaraga z'ubukane. Haleluya Imana izana undi muntu mu buzima bwawe. Abandi babanje turabashyiraho tuba Imana imuzane ugukundira umwana ukuha keya ukazirya neza utarimo gushakisha mwakire mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umuntu wa kane atanga akazi akaguha akazi byigiye. Uhura n'umuntu wa kane rata aguhereza icyerekezo. Iyo sura yageze utayikubite karura yitayikubite ibintu byose yewe Yesu we ayikubite Gerserine ayikubite ayikubite bya bintu mubwire transfase pinto mu nasigaye kuri bazima bwa murashaka hikiza ibikorwa by'ubuzima. Hano bafite amafaranga menshi umuntu wayanye. Haleluya. Haleluya.
ku cyumweru naraje ariko iki cyumweru cyose nari nakigeneye gusenga kubera ikibazo nari nahuye nacyo. Hari ahantu Imana yanyohereje gufasha umuntu wamugaye kujya mukorera masaje kandi nta niyo nize. Imana yaravuga ngo genda ujye umukorera masaje, maze kuyikora kuko ibintu biranahinduka mu mubiri we, hari ibintu byari bihinduka. Umuryango we urabimenya, kumbe ufite uruhare mu kuba meza bityo. Barahaguruka barasaba bakoresha amarozi n'ibintu byose. None abonye ibintu biri kumubaho n'ibiri kuba, aravuga ati ubihagaritse kubera ko aho kugira ngo bakwicira ahangaha ubyihoreye. Ntabaza Imana ko ari wowe wantumye. None bikaba bigenze gutya ko nanjye banteje umutwe. Ikintu kibaye rero mu kanya umusore arimo yigisha, nagiye kumva numva ikintu kimaze nka rido kivuye ku maso yanjye. Dukomere Imana. Wa mutwe ugenda gahoro gahoro ugenda uvaho. Nari nabwiye Imana ngo ndashaka ikimenyetso kereka bariya bantu ko ari wowe wantu. Amina. Kandi ko ibyo barimo ari ubusa. Ibyo mwigishije rero ngo inkoni ya Mose ndayishaka ngo nzajyeyo bereke ko Imana ishobora byose. Ikimenyetso ndakibonye kuba irido ivuye ku mutwe wanjye, umutwe uroroshye, biranyereka yuko icyo yatumye gukora kigomba gukomeza. Imana ikugisha umuntu ikora cyane ukunda kubasura wazagiye umuziki wabo, ariko Imana ntiranyerekeza aho ugomba kujya. Ubwo ni impamvu nzaza nibashyireho gatoya gato cyane mwemufashe gato cyane ko gushima Imana. Chamagero change kiri wano, chamagero change kiri wano, chamagero change kiri. Reka bateri aje kungoma. Hallelujah. 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 Reka tubyine twe, reka tuprofite, tubyine. Hallelujah. Hallelujah. Chamagero change kiri wano. Hallelujah. Chamagero change kiri wano.